iyi ni Kiana TV show, turabasuje cyane, amahoro Imana itanga nabane namwe. Rero kuri telefone turi kumwe n'umubyeyi wacu, njyewe ni Jean Marie. Muraho neza mami wacu? Muraho neza Jean Marie, amakuru yawe? Ni meza, turashima Imana. Amen, amen. Rero turakwakiriye cyane hano mu kiganiro, tudatinze n'ubundi ntago tujya kure ya content yawe yo kugira abantu inama. Uri umubyeyi mwiza, abantu ukunda kugira abantu inama. Nicyo kintu nagira ngo tuvugeho muri iyi minsi. Noneho turaza kuvuga inkuru ya Eva ariko wa John uramuzi? Ndakurikirana nubwo tuba dukecuye ariko turabakurikirana. Iyo nkuru urayizi? Narayumvise. Wayumvishe gute nyine? Nagira ngo nyine uyitubwireho gatoya. Nyine nanjye narayumvishije uvuga gutya, ariko nagira ngo tuyiganireho. Ariko intego ni ukugira ngo tugire urubyiruko, abantu bari kwitegura gushaka, abantu bagishakana. So niyo mpamvu wenda tuba tugiye tuyigarura, ntago ari ibindi bindi, kandi nabo tubagira inama kuko nabo bashobora kuzumva kino kiganiro. Giko nayumvise nuko urugo rwabo rwasenyutse. Muri iyi minsi abana bato ingo zabo zirasenyuka cyane, ntago uzi impamvu. Ese Nzungu uramuzi? Ariko ndamuzi, yacurangaga kwa uramuzi muri City Right Church, church ya kwa Masengo. Yes, nuwo ngo ndikumva umuzi. Ni umucuranzi mwiza w'umuhanga cyane, w'umuhanga ariko cyane rwose. Sinzi impamvu Satani ashaka ahora atera abana batoya nk'abariya kugira ngo atangire kubabuza amahoro mu rushako rwabo. Sinzi impamvu, kubera ko urugo rega n'umushinga w'Imana. Umuntu wese ubona washakanye n'undi ntabwo ari ubushake bwabo. Na kera niko byaremeze. Urugo n'umushinga w'Imana. Imana yatangije urugo igihe muri Edeni. Bigenda bityo natwe twisanga natwe turi abantu bafite ingo, ababyeyi bacu n'uruhererekane. Ariko byose byaturutse hehe? Imana imaze kurema umuntu. Mwitangiriro yaremye umugore n'umugabo. Hariho twese dukomoka muri Adamu na Eva. Rero mu makuru ari aha hanze bari kuvuga nyine uwo Eva ko yaba yarasenye urugo. Nibyo, yaba yarasenye urugo rwa Nzungu. Nibyo, yaba yarasenye urugo rwa Nzungu. Reka tubivuge gutya, yarabanje urwo rurasenyuka, nabo bavuga ko yashenye urwo abanje. Ariko mu bigaragara ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ariko bimeze rwose. Ufite ukuhe kuri rero? Nta kuri mfite kurenza ukuri kuri social media. Ibyo wumvise nibyo numvise, nta birenze ibyo. Hose naho tuyakura kwa Godfather, kuri TikTok. Nibyo byose naho tuyakusanya, nta kuri kwabyo cyane. Ariko mu bigaragara nkurikije abasobanuzi basobanura nyine, nabo bahamagara bakaza kwisobanura, usanga urugo rwa John rwarasenyutse. Hanyuma Nzungu agafasha Eva kubona akazi. John akarakara, yabifuhiramo, agashaka kugira ngo aze gusenyera na Nzungu, abeshya umugore we amubwira ati Eva azagusenyera, ibintu nk'ibyo. Ariko buriya ushobora kwibaza, erega urugo rwubakwa n'ubwenge. Sibyo? Ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi rugakomezwa no kujijuka. Iyo ni Bibiliya. Imigani 24:3 baravuze ngo ubwenge ngo nibwo bwubaka urugo, ngo kandi rukomezwa no kujijuka. Kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo. Yes. Ni herero baba barabuze ubwenge. Buri ahantu babuze ubwenge, ntabwo navuga ko Eva yabuze ubwenge. Wabuze ubwenge ni Mukanzungu. Ni Mukanzungu. Ari nijwi numvisha avuga ngo ngiye ngo nimukanyita Mukanzungu ngo cyangwa umugore wa Nzungu ngo ngiye kujya Kigali ngo njye gusinya impapuro za divorce. Noneho muri comment hari abantu banditse baravuga bati wowe nibwo ukibona umugabo acinya umugore we.
twe tubana nabyo, ati apfa kugenda akagaruka, ati buriya byose n'ikibazo. yego iyo uri umunyabwenge urumva, iyo uri umunyabwenge mu bibazo byose urakomera, kandi iyo ujijutse wubaka urugo, sibyo? rero kujijuka, iyo ujijutse ugira imbaraga no mu bigeragezo, kubera ko Imana iguha ubwenge, hanyuma kubera kujijuka ni ukuba ufite ubumenyi, niko nabyita, ni ukuba mbega uri mature, ukuze mu byo ukora, uzi ibyo ukora mu ubwenge Imana yaguhaye muri kubaka urugo rwawe. So rero uriya mugore, impamvu tuvuga ngo ntabwo ndavuga nk'umubyeyi, ntabwo uvuga nk'umusesenguzi, buriya umugore w'umunyabwenge yubaka urugo rwe, ngo ariko umupfapfa akarusenya. ni ukuvuga ngo niba umuntu aje akambwira ngo umutware wawe yakoze ibi, nta cyemeza ufite. Icyambere ni abakozi b'Imana. Gufasha umuntu urimo kubitika mu gihugu kitari icye, ntabwo nzungu yaba yarakoze, yaragiye kure gukorera Imana. Ibyo yakoze byose yakoreraga Imana, kuko ni abakozi b'Imana. Rero rimwe na rimwe abadamu hari igihe dufuha mu mafuti, tukisanga mu bibazo. Hari n'igihe ushobora gufuha ariko ugaceceka, ukabanza gusesengura ibintu ukareba niba koko ibi bintu ari ibyo mbere y'uko ubivuga. Ikindi ntabwo ari byiza kwihutira gutwara ibintu byose kubibwira inshuti zanyu. Ugomba kubanza ukavugana n'umutware wawe ukamubaza ibintu nibyo. Ariko umuntu avuye mu kazi yisanze ijwi ry'umugore riri muri social media avuga ko agiye gutandukana, kandi yabitewe n'umuntu watandukanye, ntabanza no kugira ubwenge ngo arevuga atari ku uyu mugabo ko yasenye urugo rwe, kuki aza kumbwira ko umugore barimo gusenya urwanjye, ngo abanze arebe cyane. Ikindi ntabwo urugo rupfa gusenyuka rutabanje kuzamo imisate, nta nzu igwa itabanje kuzamo imitutu cyane. Urugo rwose rujya gusenyuka rubanza gututumba intambara, hari ibimenyetso n'amakimbirane, noneho rukabona gusenyuka. Kandi noneho nk'abantu bizera Imana, nk'abantu bazi icyo ibyanditse bivuga, nk'abantu bazi icyo gukorera Imana bivuga, ndibaza ko umugabo wawe afashije umuntu uri mu gihugu kitari icye, abona kubitika, mburiya mu rushako haba ikintu bita trust, kwizerana. Rero niba umutware wawe utamwizera agahise kose, ugatangira kuba nta security ufite, ukumva akantu kose kamutwara, ibyo nabyo ntabwo ari byo. Rero nk'abana bato cyo nababwira, bige kumenya ubwenge, bige. Hari n'igihe umuntu areba urugo rwawe akarugirira ishyari, agatangira kuza kukubibamo ibintu bibi, bya bintu bibi bikazabyara kwisenyera. Kandi kuba umusingo maza ntabwo ari ibintu byoroshye, wamugane. Ikindi ukisanga dutangiye, abana bacu barimo barababaza abana bazanye muri iyi si, ugasanga urimo urarira umwana wenyine, akaba ahamagara papa, yakaba ahamagara mama, ugasanga muratandukanye kandi mu bupfapfa bwanyu cyane, mu bintu bidafatika. Rero njyewe inama nabagira, inama nabagira ni ugusenga kandi bagashishoza, kandi ntibagupfe gukurura intambara, kuko intambara yose irasenya, ntabwo yubaka. Yaba ari intambara ari ibihugu biteye ibindi, yaba ari intambara yo mu rushako, yaba ari intambara mu buryo bwose, intambara irasenya, ntabwo yubaka. Kandi isiga ibikomere, isiga inkomere. So nubwo bateranya amagambo, ariko hari ibikomere biri mu mitima yabo. Hari ibikomere biri mu mitima, yaba ari inzungu, yaba ari umugore we, yaba ari Eva. Rero ibyo byose, ibintu byose, icyo nababwira ni ukwinda ikintu cyose cyazana umututu. No kuvuga n'abantu wenda bari kudukurikira, ari umuntu wenda uzi ko afitanye ikibazo n'umugore we cyangwa se n'umugabo we, ntakazajya ahita ahubuka mu kuvuga cyangwa se mu gufata umwanzuro. Ubwo mbese wabigira, ariko nanone ubyibuke, hari umuntu ubu nyine ukumva ati umugore wawe aguca inyuma cyangwa se umugabo wawe aguca inyuma. Icyo hari abantu nyine bafata nk'ibintu bidasanzwe.
akaba ati nta kudiringa bindi niba ngiye mbyumvishije, noneho akaba abonye wenda n'akafakiti gatoya kabigaragaza, ahita avuga ati ndarusenya. Ni icyo wababwira bo? Ni ukuvuga hari abantu bafata umwanzuro bahubutse, ni ukuvuga wenda akumva umugabo we ngo yamuciye inyuma nk'uko nguko kose, yamara kubyumva yabyumvishe wenda akaba wenda afite n'akandi gafakiti gatoya kabigaragaza ko amuca inyuma, wenda nta mafoto yabonye cyangwa se ni chat yabonye zabo, agahita avuga ati ndarusenya. Ni nk'igiki nyine wababwira abo bantu wenda baba badukurikiye bubatse ariko bakasenyerwa n'akantu nk'ako ngako, ndakita akantu ariko hari umuntu uba wumva ko ari n'ikintu gikomeye, kandi ibyo ni ikintu gikomeye cyane, nanjye ngifata nk'ikintu gikomeye. Ibyo byose nakubwira ko rukura ubwenge, kubera yuko umuntu yaguciye inyuma wami, umuntu yaguciye inyuma, nabyo ndimo kukubwira. None se kuguca inyuma, ubuse umuntu yaguca inyuma ukamubabarira kandi ubuzima bugakomeza? Urashaka kumbwira ko abantu bose bazubatse zigakomera ntabo bigeze baca inyuma? Ibintu byose nakubwiye ko urugo rukomezwa no kwihangana, no kugira ubwenge. None se uba wihanganira iki? Mu byo wihanganira harimo guca inyuma, mu byo wihanganira harimo kwicishwa inzara, yenda umwe akora muri mwe, yaba ari umugabo ukora cyangwa umugore. So umugore ashobora guca inyuma, ntawe kibona uko wamuca inyuma. Ariko ibyo byose kubamenye Imana ntabwo biri kure y'ingo zabo, kuko iyo uri Imana utinya icyaha, kandi guca inyuma ni ugusambanya. Urabizi neza ko n'itegeko ry'Imana rivuga ngo ntugasambane. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo iyo mwese mutinya Imana, icyo cyaha kijya kure y'ingo zanyu. Ariko ibi byose biterwa n'ubuhenebere bwo kwimura Imana. Iyo twimuye Imana tukimika ibindi, twunguka gusenyuka kw'imitima, twunguka gusenyuka kw'ingo, twunguka gusenyuka kw'imiryango, twunguka kwisenya ubwacu. Rero niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo, sibyo? Nibwo bwubaka urugo kandi rugakomezwa no kujijuka. Mu yandi magambo, rugakomezwa no kubujijutse, utari injiji. Nicyo kirukomeza. Iyo ujijutse ubuzi n'ukuntu na tactique zose uko wagira ute urugo rutagomba gucika cyangwa rugomba gusenyuka. Ariko wibuke ko byose byavuye kuri Sekibi Satani yaje kwica no kwiba no kurimbura. Ni ukuvuga ngo ibintu bisenyuka cyangwa birimo gusenyana cyangwa birimo gusenya byose byaturutse kwa Satani. Ariko birabaje ko n'abana b'Imana basigaye imbere Satani akinjira. Icyambere, nugendana n'umuntu mubi uzaba mubi. Nugenda n'umuntu ubona ufite akarimi karekare, umenye ko ntaho uri, urugo rwawe rusenyutse. Ni ukuvuga bagomba gucekinga n'inshuti. Umunyabwenge ugendana nanjye nakubwira nyabuneka yaguca inyuma ati ihangane tubanze turebe n'impamvu. Mukaba mwakwicara ukamubwira utari kubakoza ibihe bisi, ndabizi ko abagabo iyo bafatiwe mu cyari ikibazo ntago bemera guca bugufi. Rimwe n'abagore, ariko abagabo ni urundi rwego, ntago bazi gusaba imbabazi. Ariko byibura hari ukuntu mushobora kubanza mukicara mukabivuga mu bugwa neza, mutuje, hanyuma mukareba ko byakwanga. Nubwo rwasenyuka nta kibazo byaba, ariko wenda Imana yabishatse ko iziriho zose, si uko harimo n'abantu batizera badasenga kandi ingo zabo zirakomeye. So rero bafite no kujijuka. Turi gusoza rero kuko iminota twihaye ndi kubona yatugeranye. Wagira nyine wenda nk'ubutumwa, n'ubundi nubwo wabutanzemo ubutumwa bwo kuba bagira ubwenge no kudahubuka, wagira nka message nayo batanga. Message natanga umuntu wese ukiri mutoya w'urubyiruko wubatse urugo,
mujye mureba abantu mugendana, mujye mureba inshuti zanyu, n'ubona umuntu ari umunyeshyari umube kure, kuko ururimi rwe burya ruvuga ibyo kugira nabi gusa iyo umuntu ari umunyeshyari. Kumva umutima we utekereza kurenganya, kuko ngo umuntu w'umunyeshyari iteka ryose aba yumva kutamuruta. Rero bene uwo muntu mukuri. Ikindi, umuntu naza kubwira ngo urugo rwawe umugabo wawe nibi cyangwa umugore wawe nibi, jya ubanza ushishoze nk'umunyabwenge, jya ubanza ushishoze ugira amakenga mbere yo gufata imyanzuro kandi itari myiza, imyanzuro igayitse. Hanyuma numara gushishoza ufate indi ntambwe yo kwicarana n'uwo muntu, ubanze mubiganireho. Hanyuma nubona atari ibintu ubona wababarira, nubwo wafata imyanzuro yawe, ariko si ngombwa kugira ngo uhite wirukanka n'umujinya wose uhamagare inshuti zawe zose uzibwira, uzitibwira umutware wawe. Ntabwo ari byo. Icyambere, aya magambo yacu agira ingaruka ku miryango bacu. Aba bantu baba barabyaye bafite abana, ibintu biba byaje muri social media, birabaje kuzabona ejo umwana wa Nzungu yumva ibyo nyina yavugaga, yumva ibyo. Nashimye Nzungu cyane, Imana imuvugisha n'umukozi w'Imana, kuko nta jwi iyo twumvise kandi ntabwo tuye tumwumvaza muri ibi bintu, nta n'ibyo yaje gusobanura. Kuko iyo uje gusobanura cyane urisobanya pe. Rero Imana imuhe umugisha n'umukozi w'Imana wemewe, Imana ikomeze kumwagura muri byose. Undi nashimira buriya nubwo byaje bikaza hanze ni Eva biragaragara ko yashenye kera kandi aritonda agaceceka. Baramuhiga paka bamugeza muri social media. Uwabikoze wese yagira ngo bamwandarike. Ariko umutware wa Eva ntabwo mushima na gato imyitwarire rwose. Musore tuse imeze nk'iy'amabandi. Imana izamugendere mu agakiza, imugarure mu murongo, bakongera bakabana. Ariko John ntabwo ndumva ijwi. John wigeze wumva ijwi ryera avuga ati narasenye? Oya, ariko ibyo arimo gukora i Kigali turabibona. Abadamu barimo baramushyira hanze n'ibyo akora byose ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo baremye, ntabwo ari imyifatire y'umwana w'Imana, imyifatire y'umugabo wakubaka urugo rugakomera rwose. Yesu amugenderera amugare mu murongo muzima, kuko nta muntu n'umwe Imana itababarira. Biriya tubwira ngo twihana tugahindukira zadukiza ibicumuro n'ibyo, ndetse n'abasokuruza bakiraniwe. Rero Imana yo mu ijuru imugenderere, imukure mu byo arimo, imugarure mu rugo rwe, bongere mu rugo barera umwana wabo. Nicyo mbifuriza, nicyo yewe numva nabasengera Imana ikabakorera. Rero abantu bakiri bato inama nabagira ni ukwitandukanya no kugendana n'abantu batari bazima. Umuntu ubona ukamureba ukabona akavuga uti icyerekezo cy'umuntu mbonaganamo ndabona atari cyo njyamo, uwo muntu ni ukakomeza kumwegereza urugo rwawe. Rero birinde ibintu byose bumva bishobora kubahungabanyiriza urugo rukazamo imisate. Nakubwiye ko iyo zijya gusenyuka ibanza ikazana imisate, nuko hari biba byayishekinze. Rero n'urugo mu bisanzwe iyo rujya gusenyuka hari ibintu bibanza bikaza nk'umutingito bitunguranye, bikaza bigakubitamo iyo misate. Rero iyo urugo rwatangiye kuzana umusate wo kwirwikekwe no gucana inyuma no kugira gute, burya biragora kongera gusana ngo rukomere. Rero icyo nabwira Mukanzungu ni uko yasenga, akaba umugore usenga, akaba umugore udahubuka, akaba umugore utinya Imana. Nubwo yabona ko yugarijwe n'igitero kimeze gute, yabanza agafata umwanya agasenga, agafata umwanya uwo mugabo akahamagara abakozi b'Imana bakamwicaza. Ariko nuyituza umujugunya muri social media, ntabwo ari byo. Yabuze ubwenge, ariko Imana ishobora kumwubaka kandi akongera kubakika nk'uko yari ameze. Imana ibubakire, Imana ibagire neza. Abana bacu rwose turabasaba kugira ngo basore ku rufatiro rwa Yesu Kristo. Yesu niwe wubaka urugo rugakomera, Yesu niwe uguha kwihangana iyo byakomeye. Ntabwo umwanzuro gusa. None se kankubaze Jean Marie, nubwo warumbwiye ngo bagire inama, ubu wowe buri kintu cyose cyaza niko ugomba gufata imyanzuro yo gusenya? Oya, ntabwo biba ari byo.
nyine hari ibikomba kuya ariko buriya nawe umwegereye ashobora kuba hari ibyo yihanganiye. Oya bigaragara yuko ni umuntu dushaka dukurikira bamwita Antifati dushaka tumukurikira kuri social media nta urugo rwawe nta kibazo rufite. Rero ntabwo wabona akantu kose gakomye ngo utangiye kugira insecurity. Oya abagore bameze gutyo Imana ibasange bagenderere ibahindure. Sibyo ikindi ngewe nakubwira cyane n'abadukurikiye batangire bamenye icyo bashaka. Nakunze kubwira abantu ngo mu mihitiremo yawe iyo uzashakana nawe jya ubanza ushishoze, kuko bene uwo muntu iyo ushishoje mbere neza akaguhitamo nawe ukamuhitamo, icyo gihe urwo rugo ntabwo ruhungabanywa n'umuyaga. Sibyo kubera ko wowe wizeye wa muntu, kwizera nicyo kintu cya mbere. Iyo umuntu utakimufitiye icyizere burya anytime rwarunduka. Mboneraho nawe mubwire nawe dore uracyari mutoya cyane, ujye mwaza mushishoze murebe uhitamo, ariko uzi guhitamo umuntu muzabana for the rest of your life ntabwo ari byoroshye cyane. Imibereho yawe yose ntabwo biba byoroshye, so ugomba gushishoza ukamenya ko uyu muntu koko niwe ushaka. Uyu muntu niwe ashaka kubana rero nkazasazana nawe akambyarira abana tukabana tukuzuzanya. So rero njye nicyo nabwira abajene batari bashaka bajya babanza bashishoze, hanyuma nibashishoza mihitiremo bagahitamo neza, ikizaba bazakihanganira kuko bazaba barihitiyemo. Shalom. Murakoze cyane mami wacu rwose, Imana iguhe umugisha. Namwe mwadukurikiye mwumvishije inama mugirwa, nakagaruka no gukanda subscribe. Ibiganiro byo ni buri munsi. Imana ibahe umugisha.